Yes, ndagushimiye wowe muntu wakoze subscribe kuri channel yanjye bwite Ularse 1 2 3. Nawe utarakora subscribe wakora subscribe, wayikora nyine kugira ngo uzajye ubona ibiganiro ibitekerezo byanjye 5 kuri 5. Uyu munsi rero nkabanje kugira ngo mvuge kuri serivisi imwe nabonye nkumva nshaka kuyinenga. Nta wundi muntu nabibwira, nta wundi muntu nabiregera usibye kuza hano kuri channel yanjye nkabinengeraho, ndetse bikazagera wenda hari kuri benshi cyangwa se abantu turi bubyumve kimwe. Ibyo ngiye kunenga bakore like, abatabyumva kimwe bashobora gukora dislike cyangwa se wenda bakaduha n'ibitekerezo muri comment. Ikintu cya mbere reka manze nshimire iterambere igihugu cyacu kirimo kugenda kigeraho, ndetse n'uburyo bw'imitangire ya serivisi buvuguruye, aho umuntu atakirirwa asiragira mu bantu runaka, mu nzego runaka kugira ngo bamusinyire nko kwa kundi kwa kera. Ahubwo murabizi ko muri iyi minsi gahunda nyinshi, serivisi nyinshi zisabwa cyangwa se zisabirwa online, aho ujya muri system cyane cyane ku irembo, ujya ku irembo cyangwa se ni hari nk'ahandi nko kuri za Rwanda Revenue ndetse n'ahandi, ukajya online ukasaba serivisi utavuye aho uri. Hanyuma noneho niba ari icyangombwa, niba ari cyangwa se icyemezo bakakiguha utavuye aho uri. Ariko noneho biratangaje cyane, hari serivisi imwe mperutse kwaka cyangwa se nari ndimo gushaka, ni icyangombwa nari ndimo kwaka muri serivisi z'irembo, ariko mbona birababaje cyane kuko n'ubundi bisaba n'ubundi kujya mu nzego z'ibanze, guhera kwa mutwara sibo ukagenda mu bayobozi b'umudugudu, bose uko bangana bakagusinyira, hanyuma none ukajya ku kagari ugateza kashe, wava ku kagari nabwo ukajya ku murenge, kandi serivisi uri kuyisaba online. Icyo kintu rero ku bwanjye cyarambabaje cyane, kirandakaza ku buryo rwose numva ubishinzwe iyo serivisi agomba kuyivugurura. Nari ndimo gusaba icyangombwa bita attestation de résidence. Attestation de résidence ndayisaba ku irembo nk'ibisanzwe, ndishyura. Maze kwishyura, nyuma naje kubona feedback imbwira ngo mwatugaragariza icyemezo cy'akagari, ngo mwatugaragariza icyemezo cy'akagari. Ubwo numva birantunguye cyane kubera ko ni ubwa mbere nari mbyumvishe. Ubwo nta kundi nakoze process, ndatangira njya kwandikisha kwa bamutwara sibo kugira ngo banyandikire cya cyangombwa cy'uko banzi ko ntuye aho ntuye. Hanyuma noneho aranyandikira mu gakayi. Amaze kunyandikira, ubwo byasabaga cyangwa se biba bisaba kugira ngo ujye ko kushinzwe amakuru mu mudugudu akwandikire, akuzurize form, ngo ni form, hari form, yuzuze form. Namara kuzuza form ujye kwisinyisha kwa mutekano, kwa mudugudu, ku munyamajyambere, ku munyabuzima, bose bagusinyireho uko ari 5. Nubavaho ujye guteza kashe ku kagari. Urumva ibyo bintu ari byo? Wowe urumva ibyo bintu ari byo? Tuzi ko irembo cyangwa se izi serivisi za online zashiriweho kugira ngo barinde umuturage, kugira ngo baturinde kwirirwa dusirasira, kuko abo bayobozi b'inzego z'ibanze cyane cyane abo mu mudugudu n'abisibo nta n'iminsi y'akazi bagira, ndetse akenshi na kenshi baba bibereye muri gahunda zabo. Urumva rero ushobora kujya kureba uw'isibo ugasanga ntabwo ariyo yagiye mu kiraka,
ukamubona nk'ejo cyangwa ejo bundi akakwandikira, yakwandikira ukajya kureba umunyamakuru ugasanga yagiye mu kazi araboneka nimugoroba, ubwo akakwandikira, akwandikiye kuri uwo mugoroba ntiwajya kureba abo bandi, ubwo bifashe umunsi wa gatatu ukagenda ushaka buri umwe ku buryo bose bashobora kumara kugusinyira hashize nk'icyumweru kugira ngo ubone kujya ku kagari baguterereho kashe. Bamara kugutereraho kashe, icyo ukora ufata cya gipapuro ukakijyana ku murenge, kuko uwo muntu wapuruva ku murenge ngo abakeneye kumenya koko ko utuye aho ngaho, abyemezwa rero ngo n'icyo gipapuro. Nkibaza se ahubwo ntibyarutwa iyo serivisi, icyo cyemezo bakagikura mu irembo, umuntu akazajya ajya kugisaba bisanzwe na attestation de résidence cyangwa se residence certificate. Ni icyemezo kiba cyemeza ko umuntu atuye aho hantu runaka. So abantu rero bo mu irembo, cyangwa se uzabambonera cyangwa se uzabona aka video azakabanshikirize ababwire ati iyo serivisi irapfuye, iyi serivisi kuri njyewe ni umwanda, bakosore ibe serivisi online cyangwa se ntibe serivisi online, kuko ntabwo wabwira umuntu ngo ni serivisi online hanyuma noneho ayikore online, ayikore n'uburyo buri physical bwo kujyayo, bwo kujya kuri buri muntu ngo amusinyire. Ntabwo nzi neza niba ari ikibazo cy'umuntu wapuruva kubera ko ari ubwa mbere njyewe ibyo byari bimbayeho, ariko kubera ko ikindi gihe narigeze gusaba iyo serivisi, ibyo ngibyo ntabwo bari barigeze bansaba icyo gipapuro. Sinzi rero iyi serivisi n'abandi mwayisabye wenda mwambwira, ariko niba koko ariko bigenda, niba koko ariko bimeze, iyi serivisi yabipfuye cyangwa se irembo ryaba ritangiye kutubihiriza mu gihe abantu bari barishimye bavuga bati ubu ntabwo umuntu azongera kwirirwa asiragira hamwe na hamwe bamwaka ruswa cyangwa bamwirengagiza cyangwa bamwaka umuti w'ikaramu cyangwa se bamubwira ko badahari. So imagine rero ukeneye nk'icyo cyangombwa ku buryo bwihutirwa, wenda uri kugisabisha akazi cyangwa se ugiye kucyaprodinga ahandi hantu ugikeneye muri serivisi runaka, bikamara icyumweru utarakibona, byitwa ngo ni serivisi ugomba kubona online mu buryo bwihuse. So ndumva rero ubwo mbivuze ndumva merewe neza, ndumva nduhutse rwose. Wowe urebye iyi video ndagusaba ngo uyisharinge, abantu bo mu irembo bayibone ko biriya bintu bidahwitse gufata ibintu ukavuga ngo ni online, warangiza ugafata umuntu akajya yirirwa azenguruka kandi yatse na serivisi online. Barebe ukuntu bahindura, ku bwanjye ni barebe ukuntu bahindura bibe nka mbere, niba ubu byarahindutse bikaba byarajagaraye ukuntu, barebe ukuntu bahindura bibe nka mbere. Kuko si ubwa mbere nari natse iyo attestation, warayakaga bakakwapuruva icyangombwa cy'uko umuntu atuye ahantu. Rero rwose ndumva byaba byiza bongeye kugisubiramo bakareba niba umuturage agomba kuzajya gihabwa ari uko abanje guca mu nzego zose kugera ku murenge. Murabizi ko ubu ngubu umurenge ari munini, no kwirirwa uzenguruka ukajya ku murenge rimwe na rimwe ugasanga ukiguha ntawe uhari. Kuko nkanjye ubwa mbere iyo fomu ku kagari, iyo fomu bampaye ku kagari iteyeho kashe, narayijyanye. Nyijyanye ku murenge ubona hasanze, arambwira ati subira ku irembo wongere uyohereze turakwapuruva. Nyuma y'icyo gihe nongeye iyo fomu narayifotoraga nkayohereza ku irembo muri support team, nayohereje nk'inshuro 5. Bakongera bakambwira ngo mwatugaragariza icyemezo cy'akagari, ngo tubagaragariza icyemezo cy'akagari. Nyuma mbonye bindambiye nsubira ku murenge,
umuntu nahasanze turaganira, umuntu nahasanze ubikora mubaza impamvu. Abayobozi rero murabizi ko iyo babonye umuturage ari kubabaza bashaka kumubwira nabi, ariko twaraganiriye arambwira ati njyewe ntabwo nzongera kubikora, sinzongera kwapuruva umuntu ko atuye ntamuzi, ati njyewe sindi robo. So ubwo rero n'ahandi niba ariko bigenda ntabwo mbizi, ariko iyi serivisi igomba gukosoka. Iyi serivisi igomba gukosoka. Serivisi z'irembo ni serivisi uba ugomba gusaba ukuzuzamo ibisabwa, niba ari indangamuntu, niba ari iki, cyane cyane iyo ufite konte y'irembo uba ugomba kubyikorera, kuko bari no kudushishikariza gahunda yitwa ngo byikorere. Si ngombwa ko njya ahantu handitse ngo irembo, mfa kuba mfite smartphone yanjye. Nkeka ko bashaka ko serivisi zizajya zihuta, ni nayo mpamvu aba bashizeho gahunda ya make make. Gahunda ya make make igamije kugira ngo izi serivisi tujye tuzikorera, tuzihabwe tutavuye aho turi, kandi baziduhe ku buryo bwihuse. Nta kuntu rero ibyo baba bari kudushishikariza baba bagomba no kubishyira mu bikorwa, cyangwa se bakavuga ati iyi serivisi yo ntabwo bazajya bayitanga online, bazajya bajya ku murenge bavuye mu kagari no mu mudugudu no mu isibo bitwaje igipapuro, baze tubone kuyibaha. So igitekerezo, icyifuzo rero cyanjye cyari icyo ngicyo. Niba tubyumva kimwe ukore like, niba tutabyumva kimwe ukore dislike, cyangwa ushiremo comment kugira ngo ibintu twumve niba ibintu tubyumva kimwe cyangwa se tutabyumva kimwe. Amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Ciao ciao.